Guys, iyo ni Nyamirambo nijoro ukuntu movement iba imeze hano bayita kuri Kigali View Apartment, yikurikiranye no kwa Mayaka. Hanyuma hano gutya gusubira inyuma gutya uri kugenda uturuka mu mujyi. Hariya ni hirya mubona ni kuri Onatracom. Urabuzi ko abantu bavuye ku Gitega bavuye ku nama y'urubyiruko baturutse mu mujyi bahita bagera kuri Onatracom. Rero izi modoka zose muri kubona ziri kuva mu mujyi, ubu ngubu ziraza zigakomeza. Hano turi imbere yo kwa Mayaka, imbere ya Kigali View Apartment. Hano hakaba hari ikinamba bogerezamo imodoka. Ahangaha naho murabona ko ari ahantu bakora hitwa Kubi, bakora ibintu bijyanye n'inkweto, amasandari nyine yandi ya made in Rwanda. Nyuma reka tugende dukomeza turareba n'ahandi kugira ngo mugende mureba Nyamirambo nijoro vibe abe hari ukuntu biba byifashe. This is the Black TV 250. Icyo nabashishikariza no gukora subscribe kubera ko ibikorwa byinshi cyane tuzajya tubereka igihugu cyacu ko kimeze, ndetse n'ibinarengaho tuzagenda twambuka imipaka turenga tugera mu ntara, ndetse byarangira tukambuka tukagera no mu bihugu byo hanze. Rero wowe utarakora subscribe komeza wibuke kuri subscribe kandi usharinge, ushyireho na comments zawe na like, biba ari by'agaciro cyane. Reka dukomeze turebe n'izindi quartier cyangwa se dukomeze dutembere Nyamirambo nijoro. Guys, iyo ni Nyamirambo nijoro ukuntu movement iba imeze hano bayita kuri Kigali View Apartment, yikurikiranye no kwa Mayaka. Hanyuma hano gutya gusubira inyuma gutya uri kugenda uturuka mu mujyi. Hariya ni hirya mubona ni kuri Onatracom. Urabuzi ko abantu bavuye ku Gitega bavuye ku nama y'urubyiruko baturutse mu mujyi bahita bagera kuri Onatracom. Rero izi modoka zose muri kubona ziri kuva mu mujyi, ubu ngubu ziraza zigakomeza. Hano turi imbere yo kwa Mayaka, imbere ya Kigali View Apartment. Hano hakaba hari ikinamba bogerezamo imodoka. Ahangaha naho murabona ko ari ahantu bakora hitwa Kubi, bakora ibintu bijyanye n'inkweto, amasandari nyine yandi ya made in Rwanda. Nyuma reka tugende dukomeza turareba n'ahandi kugira ngo mugende mureba Nyamirambo nijoro vibe abe hari ukuntu biba byifashe. This is the Black TV 250. Icyo nabashishikariza no gukora subscribe kubera ko ibikorwa byinshi cyane tuzajya tubereka igihugu cyacu ko kimeze, ndetse n'ibinarengaho tuzagenda twambuka imipaka turenga tugera mu ntara, ndetse byarangira tukambuka tukagera no mu bihugu byo hanze. Rero wowe utarakora subscribe komeza wibuke kuri subscribe kandi usharinge, ushyireho na comments zawe na like, biba ari by'agaciro cyane. Reka dukomeze turebe n'izindi quartier cyangwa se dukomeze dutembere Nyamirambo nijoro. Yes guys, nkuko nabibabwiraga turakomeza dutembere Nyamirambo turebe hano abazi Nyamirambo. Iyi ni restaurant bita Tam Restaurant, birango urabibona ko binanditseho Tam Restaurant. Hari abantu benshi baba badaheruka nyine mu Rwanda, turabizi hari abantu muba mwarakoze subscribe muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Murabibona ko amaduka ya Nyamirambo yagiye avugururwa, noneho ntabwo ari nka bya bindi bya kera, byagiye bivugururwa cyane ku buryo ubona ko mu Rwanda hose iterambere riri kugenda rihagera mu buryo bugiye butandukanye, si hamwe gusa. Urabona ko Nyamirambo yose hano ahangaha abazi ahantu baza ahantu hitwaga kuri Sinestar, ahangaha barayivugura maze kumera neza cyane. Hariya uturuka ruguru kuri 40, ubu turacyakomeza gutya turi kugenda tugera aho bita mu Biryogo. Noneho iyo winjiye hano hari abantu bajya bumva mu Biryogo ntibamenye ngo mu Biryogo ni hehe. Abantu mukiri hanze, muri hanze mudaheruka inaha, dore nuko nguko nyine Biryogo isigaye imeze. Hano amarangi muramenyereye ko amaduka y'imyenda yo ni menshi cyane. Ahangaha ni kuri duka bita 100K, kugira ngo muri kubibona cyane. Urabona ko bashyizemo umuhanda w'amabuye, bimeze neza.
imeze neza. Hano hari aho bita rero amarangi atangirira. Hano hari resitora yabanje ariyo bita Makoko. Abazi Makoko cyangwa se abatarayimenya, iyi niyo Makoko, iyi niyo hanze, urabona ko ifite icyapa cyayo Makoko resitora. Yesayi motari urabona ko bari benshi cyane, baba bahari rwose. Tugende ducamo turebe ukuntu nyine mu marangi biba byifashe. Ndabizi ko ni benshi muba mutarahageramo muhumva gutyo gusa, urabona ko abantu rwose baba bameze neza cyane, bari kwifata neza. Nawe utarahagera uzahagera ubone vibe zaho. Imirambo niyo honyine ushobora kubona resitora abantu bashobora kwicara mu muhanda bakarya gutya. Ibi bimenyerewe hanze muri Amerika, mu Bwongereza n'ahandi hatandukanye, ariko urabona ko abantu kabisa baba baje ari benshi cyane. Nawe utarahagera rero icyo usabwa gusa ni ukuza ukagera ukifata neza. Hari ahatandukanye, hano ni Visit Rwanda, muri resitora niyo bita Visit Rwanda. Hano hari iyo bita Smart Corner. Ni nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Hameze neza cyane rwose, urabona ko ingeri zose, Abanyarwanda, abatari Abanyarwanda, bose baba bahari baje kwifata neza. Amaresitora yo hano muri Car Free Zone y'i Nyamirambo yo ni menshi cyane kabisa. Urabona ko n'abanyamahanga baje gushora imari. Hano ni muri Sham Shawarma. Ahangaha iyi etaje ni iy'umuntu bita Abdulkarim Gahutu, yari mufti w'u Rwanda. Bikomeje hano hepfo rero, munsi yaho ukomeza ujya mu Biryogo n'ubundi, urabona ko naho amarangi barahateye. Urabona ko abantu baba bari kwicara bari kureba imipira ku buryo butandukanye. Turakomeza tubatembereza, muragenda mureba neza cyane. Aho ngaho abantu bajya bamenya mu Biryogo, aha hantu mpagaze uhazi neza ahise ahamenya. Hano abantu cyane cyane aba artist, abantu bigeze bakora music, hano ino etaje mubona ihagaze niho hari studio bita Unlimited. Noneho Unlimited niyo studio yagiye ikoreramo aba producer bagiye batandukanye. Hanyuma hari hepfo harazira modoka ziparitse, murabyibuka ko wamanukaga hari ni studio bita Ibisumizi. Hanyuma wakomeza muri uyu muhanda w'amabuye ukagenda usubira kuri kaburimbo, wakomeza gutya hano uyu muhanda w'amabuye ugahita ukomeza ugenda ujya mu Biryogo, hahoze isoko ryo mu Biryogo. Hanyuma gutya turi kuzamuka rero, turi kujya kuri wa muhanda uva Onatracom ujya Avenue Paul VI. Avenue Paul VI abandi bahazi ku izina ryo nko ku bisima, handi iyo urenze ibisima uhita ukomeza ugenda ujya kuri Kiste, ukomeza no mu Kiyovu. Reka nzamuke, urabona hano hose ni muri quartier y'abakanishi, haba ama spare parts. Ahangaha urabona ko haba umuntu ukora ibintu bya Made in Rwanda, Agaciro Precision Tournament 2024 Agaciro Tour. Uyu nguyu urabona ko nawe Made in Rwanda imaze kugenda itera imbere cyane. Abantu bose basigaye bakora ibintu bya Made in Rwanda, amakadire, urubyiruko rusigaye ruri mu bintu bya art cyane. Amaresitora rero nanone Nyamirambo, amaresitora nayo ni menshi. Iyi ngiyi ni resitora bita Resitora Mombasa, iba kuri kaburimbo neza, ugeze aho bita kuri Grace Hotel. Hahoze Grace Hotel ni hariya ruguru. Urabona ko amaduka i Nyamirambo ubu ngubu turisangapira, turi hafi zirenga saa 4 z'ijoro, ariko urabona ko amaduka rwose aba agifunguye. Amasaha Nyamirambo bagerageza gukoresha amasaha menshi cyane. Iyi ngiyi rero yari Grace Hotel. Abazi Nyamirambo neza ukomeza ujya Avenue Paul VI, yabaye ibitaro, yabaye MBC Hospital. MBC Hospital niyo etaje mureba, murayibona rwose. Hano hahoze Grace Hotel. Hanyuma ikomeje hari ruguru, ukomeza ujya ku kagari
ka Biryogo, akagari ka Biryogo, ukomeza n'umuhanda ukomeza ujya kuri Onatracom. Abataheruka murabona ko amazu yarubatswe bagiye bayavugurura ku buryo bushoboka. Hano hari uruguru urabona ko hari na Nyamirambo Kazi ni Kazi Center. Ahangaha abantu kazi ni kazi, iryo jambo ni ijambo ry'igiswahili bivuga ngo akazi ni akazi. Hano rero ni ukuvuga ngo bivuze ngo nta kintu na kimwe ushobora kuza gushakamo cyane cyane cya mekanike ngo ukibure, cyangwa se n'ikindi cyose gikoresha umuriro, amashanyarazi cyangwa se cya elegitoronike. Amaduka yo murabona ko Nyamirambo barayivuguruye pe, Nyamirambo yaravuguruwe. Akarere ka Nyarugenge rwose kwesa imihigo, urabona ko bagenda bashishikariza abaturage babo gukora amasuku cyane. Urabona ko umuhanda uri clean, ntabwo ari nka kera. Hano urabizi ko abantu b'abakanishi bandika ku mamodoka, bashyira fime ku mamodoka, ni hano bakorera Tarinyota. Aha niho bita Tarinyota. Iyo ukomeje gutya ugenda ujya mu Kiyovu na za Kisite, wamanuka gutya ugahita usubira mu Biryogo hepfo ujya mu Marangi. Amaduka yo rwose Nyamirambo babisubiyemo. Hari umuntu ndabizi uheruka usubira kuba uri muri Sweden, muri China, muri United States, ariko akaba aheruka inaha kera cyane. Kuvuga ngo rero imaje ihari ni iyi ngiyi. Amaduka yaravuguruwe impande zose yaravuguruwe cyane rwose, ari byiza cyane. Urabona ko Nyamirambo ifite isuku. Ubu rero hano turi kugenda tugana ku musigiti wa Onatracom. Umusigiti wa Onatracom ni umusigiti wo kuva kera cyane mu misigiti yabayeho bwa mbere mu Rwanda, uhereye uturutse ku Nyanza i Mugandamure, ko umusigiti wa mbere mu Rwanda wabayeho wagaragaye mu karere ka Nyanza. Abazi Mugandamure barahazi, ni mu ntara y'Amajyepfo. Buriya ni umusigiti wa Onatracom mubona uri kwaka. Urabona ko umusigiti nyine baba barawukoreye nawe design neza igaragara, ukabona ko umusigiti uba ugaragara neza cyane rwose. Hanyuma urabona ko Nyamirambo movement bigikomeza, kandi ureba hano amasaha ageze, turi hafi kugera saa 5. Hanyuma rero umusigiti wa Onatracom nababwiraga n'uyu nguyu iyo ukomeje hariya uba usubiye mu mujyi. Hano reka rero nkomeze nambuke kaburimbo hano, nkomeze mbereke Nyamirambo nijoro. Abantu bose iyo bari mu gisibo Nyamirambo, abantu bava mu muhanda kare, ntabwo ari nk'indi minsi isanzwe, kubera ko baba bagiye kwitegura ibihagararo by'ijoro, bagiye kwitegura kugira abaprepara idaku cyangwa se abategura idaku, bakaba nabo baba bagiye mu ntuza, ku buryo nyine nta kibazo kiba gihari. Abamotari baba bari kugenda mu muhanda nta kibazo. Amasaha ukabona ko amasaha i Nyamirambo babasha kuyakoresha neza, kuko urabona ko n'ari amaduka yo hepfo. Hano tugeze rero ni kuri arete ya Onatracom, ya arete abantu bahagararaho bavuye mu mujyi. Umuntu utahazi wenda uri guturuka mu mujyi, uturuka hariya, uturuka mu mujyi, dore bisi iguparika ahangaha imbere y'aya maduka nyine. Uvuye mu mujyi utanahazi Nyamirambo, ushobora kuvuga ati kuri Onatracom ariho ushaka kugera, ikintu cyakwereka ni ikirango cy'uyu musigiti, ugatumenya ko hageze. Rero hano haba arete, amaduka arahari. Dore Kigali View Hotel imwe naberetse, nababwiye kuva kare, urumva nayiberetse. Kigali View Hotel yayindi yegeranye no kwa Mayaka. Urabona ko bisi byandi nababwiraga, bisi urabona ko ariho ziri gusiga abantu. Ubwo rero ikintu gihari cyo, wowe ukomeje gukurikirana uburyo tugenda tugutembereza, iyi ngiyi ni 1000 Hills Travel. Turi guhera mu Rwanda, muri Kigali cyane cyane muri Nyarugenge niho tuzahera, kugira ngo tugende tubereka amakaritsiye yose. Hari abantu baba bazi amakaritsiye ariko ugasanga bazi kuri kaburimbo, bazi hehe, cyangwa bazi ahantu hamwe, cyangwa se batazi n'inkomoko z'izina ry'iyo karitsiye. Ahangaha hakorera Lucky Rice. Lucky Rice nabizi ko bacuruza umuceri,
ni hano bakorera, uhaza arahazi. Reba ya resitora Tamutamu nakubwiraga nahereyeho. Resitora Tamutamu ni iyi ngiyi, ni resitora nziza cyane ushobora kugeraho ukaza ukaka icyo kurya kikabasha kukuryohera. Murabizi ko karitsiye Nyamirambo baba bazi guteka cyane. Hanyuma rero nibyo nababwiraga, wowe ushobora kuba uri hirya hatandukanye ku isi, iyi ngiyi Black TV 250 izajya igufasha kugutembereza, ikwibutse kera aho wenda watuye, aho wavukiye udaheruka, kugira ngo ubashe kumenya amakuru yaho. Hanyuma rero iyi ni Black TV 250, kora subscribe kuri channel yacu, ukore share, like, ndetse ukomeze ibiganiro umunsi ku munsi bizajya bikugeraho. Tugiye kujya kugutembereza igihugu cy'u Rwanda, tuzagera tunambika tujye mu ntara, hanyuma dukomereze no hanze y'u Rwanda igihe uko kizagenda kidukundira. Imana nikomeza kudutiza ubuzima. Hanyuma murakoze cyane abarimo mudukurikiranye, muraba agaciro. Hasta la vista Victoria siempre.